turakwitabye karame Nyagasani kuko duhamagaye ku mpuhwe zawe kugira ngo dutume. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, yemeye kudutora kugira ngo dutume ku mpuhwe zayo. Kuri wa mbere w'icyumweru cya 22 mu byumweru bisanzwe, tariki 18 Nzeri 2023. Isomo rya mbere ni ryo mu wa mbere kwa Mutagatifu yandikiye Timote, umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 8. Nkora mutima yanjye ndasaba rero nkomeje ko mbere ya byose mwakwambaza Imana, mukavuga amasengesho, mugatakamba kandi mugashimira Imana, mubigirira abantu bose. Dukwiye gusabira abami n'abandi bategetsi bose kugira ngo tubone kubaho mwituze n'amahoro, turangwa n'ubusabane ku Mana kandi dutunganiwe. Ngiki kintu gikwiye kandi kinogeye Imana umukiza wacu, iyo ishaka ko abantu bose bakira kandi bakamenya ukuri. Kuko rero Imana ni imwe rukumbi, n'umuhuza w'abantu n'Imana kabumwe ni Kristo Yezu, umuntu nyirizina witanze ngo abe incungu ya bose. Ngicyo icyemezo cyo gukizwa kwacu cyatanzwe igihe cyabigenewe kigeze, kandi nanjye ubwanjye nkaba naratorewe kuba intumwa yo kubyamamaza no kubyogeza. Ndavuga ukuri simbeshya, ndi umwarimu w'amahanga mu byerekeye ukwemera n'ukuri. None rero ndashaka ko abagabo bajya basenga aho bari hose, bakerekeza ku ijuru ibiganza bizira inenge, nta mwaga cyangwa intonganya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 28, nihasingizwe Uhoraho kuko yumvise ijwi ryanjye rimutakambira. Uhoraho ndagutabaza, rutare rwanjye ntiwica amatwi. Umva ijwi ryanjye ritakambira igihe ngutakiye, n'igihe nerekeje ibiganza byanjye ku ngoro yawe ntagatifu. Uhoraho niwe maboko yanjye n'ingabo nikingira, umutima wanjye waramwiringiye maze arantabara. Ndasibagizwa n'ibyishimo byasabye umutima, maze nkamushimira muririmbira. Uhoraho n'imbaraga z'umuryango we, niwe buhungiro bukiza intore ye. Kiza umuryango wawe, uha umugisha abo wagize imbata zawe. Babera umushumba, uzahora ubaragiye iteka. Nihasingizwe Uhoraho kuko mvise ijwi ryanjye rimutakambira. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 7 umurongo wa 1 kugeza kwa 10. Muri icyo gihe Yesu amaze kubwira rubanda ayo magambo yose, arahaguruka ajya i Kafarinawumu. Hakaba umutware w'abasirikare wari urwaje umugaragu yakundaga, yenda gupfa. Yumvise avuga Yesu, amutumaho bamwe mu bakuru b'Abayahudi ngo bamwingingire aze gukiza umugaragu we. Bageze iruhande rwa Yesu, bamwinginga bakomeje, baramubwira bati, uwo muntu akwiye ko mutabara kuko akunda umuryango wacu kandi niwe watwubakiye isengero. Nuko Yesu ajyana nabo. Agiye kugera hafi y'urugo, umutware w'abasirikare amutumaho inshuti ze ngo zimubwire ziti, Nyagasani wikwirushya kuko ndakwiye ko wakwinjira mu nzu yanjye. Ni nacyo gitumye ndatinyuka kugusanga. Ahubwo vuga ijambo rimwe gusa, umugaragu wanjye arakira. Erega nubwo ndi umuntu utegekwa, nanjye mfite abasirikare ntegeka. Iyo mbwiye umwe ntigenda, aragenda. Nabwira undi nti ngwino, akaza. Nabwira n'umugaragu wanjye nti kora iki, akagikora. Yesu yumvise amagambo aramutangarira cyane. Ahindukira abantu bari bamukurikiye, arababwira ati, ndababwira ukuri, no muri Isiraheli nta kwemera gukomeye nk'uku nigeze mpabona. Nuko abari batumwe bahindukiye, basanga umugaragu yakize rwose. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nyagasani sinkwiye kwa kwinjira mu nzu yanjye, ariko uvuga ijambo rimwe gusa, umugaragu wanjye akire. Amen. Amasomo y'uyu munsi araryoshye cyane, ubwo kuko tujye kwegera Nyagasani. Ariko uze gutaha nawe uvuga uti, umva sinarimbikuye pe. Ntabwo tuzahanga kubera ko turi intungane, ahubwo tuzahanga kugira ngo Nyagasani agira ate adutunganye kubera impuhwe ze. Turi abanyabyaha, Nyagasani arifuza kwinjira iwacu kugira ngo agire icyo akora. Umunsi umwe ngo umudiyakoni ngo yiteguraga guhabwa ubupadiri. Nuko ngo muri uwo mwaka aragenda, ni nka kwa kundi nyine umukobwa mbere yo gushyingirwa asanga nyirasenge kugira ngo amuhe inama, amuhanure nyirasenge. Nuko ngo umudiyakoni ngo asanga umupadiri wari ukuze, inararibonye.
yegereye padiri nyine agira ngo amubwire uburyo koko azitwara ubutumwa butoroshye agiyeho, ubutumwa bwo kuba umupadiri. Nuko ngo padiri aramubwira ati umva rero diyakoni mwana wanjye, ngiye kubwira ibintu bitatu bishobora kuba ku mupadiri, ubitege amatwi wumva ukuntu abapadiri b'abasore batangira jeune prêtre akiri umusore nyine. Padiri w'umujene ashobora gutangira ari gutigita ariko akazasoza ari gutigisa navugaga ritari. Padiri w'umujene ashobora gutangira ari gutitira n'ubwoba bwinshi n'igihunga ariko ashobora gusoza atitonze ari gutitiza nari kuvuga ritari. Padiri w'umujene ashobora gutangira ari gutinya atinya nka ritari, yajya rwose akaba afite nk'ubwoba bwinshi cyane ariko atitonze ashobora gusoza ari gutinyisha ababi n'abeza. Gukorera umwana wanjye ukomeze kwitwararika. Nuko padiri yabona diyakoni akabona ari guseka, nuko aramubwira ati ko mbona nkaho ntacyo bikubwiye, erega nashatse kukubwira ko ugomba kugira igitinyiro cy'Imana ahantu hose, respecter le sacré, ugatinya rwose ibintu bitagatifu. Nicyo padiri agomba gukora cya mbere, gutinya ibintu bitagatifu kuko agiye mu bintu bitagatifu. Rero kugira ngo ubyumve ibintu maze gukubwira, ngiye gukubwira ibice 4 byari bigize ingoro ya Yerusalemu ku bwa Salomoni. Ngo igice cya mbere cyitwaga le parvis des gentils, naho abanyamahanga nyine biteguraga bicaraga. Ngo igice cya kabiri cyitwaga le parvis des juifs, aho abayahudi bicaraga muri iyo ngoro nyine. Igice cya gatatu cyari le parvis des prêtres, icyo gice cy'abasaseridoti babaga bari aho ngaho. Rero ngo abareviti ngo nibo bonyine bashoboraga guhagera. Igice cya kane cyitwaga le sanctuaire saint des saints, ngo aho hantu rero niho none hakomeye cyane, ngo hari ubushyinguro bw'Imana dushobora kugenda na tabernakoro muri iki gihe. Ngo ni umusaseridoti gusa wahageraga, nawe agahagera rimwe mu mwaka. Rero uwo mudiyakoni ugiye kuba umupadiri, iyo ngoro koko ibyo bigize ko ari 4, bavugaga ko igice cya mbere ni nk'ahantu bihanaguriraga, aho ngaho nyine abantu bashoboraga guhahagarara mbere yo kwinjira. None igice cya kabiri ngo wakinjiragamo wabaga koko utangiye kwicara nyine, kwinjira muri icyo gice wicaye kugira ngo utege amatwi uve ijambo ry'Imana. None icyo gice le sanctuaire saint des saints ngo wakigeragaho nyine byumvikana upfukamye wiyoroheje wese. Rero mwana wanjye ugiye kuba umupadiri ntabwo byoroshye, ni ngombwa ariko kwitoza koroha. Bityo ndifuza gukubwira imvugo y'abajene b'iki gihe kugira ngo bari uzagenderaho, kuko birashoboka ko byose utabyumva neza uko bikwiye. Itegeko uzagenderaho, uzirinde kwegera tabernakoro utambitse ibirenge, nta kwegera tabernakoro utambitse ibirenge. Nuko wa mudiyakoni koko ubanza aragize ubwoba, nuko abwira padiri ati ko numva ibyo mbwiye numva ntabikwiye ntabishobora, mbigenze nte nkomeze? Nuko padiri ngo aramubwira ati erega Yesu ntabwo adutora kubera ko tubikwiye, ahubwo adutora kugira ngo dukwize. Yesu ntabwo adutora kubera ko twari dutunganye, ahubwo adutora kugira ngo adutunganye. Yesu ntabwo adukunda kuko twari beza, ahubwo atugira beza kuko adukunda. Amen. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Aha ndakwegera tabernakoro utambitse iki? Utambitse ibirenge. Hamwe n'izi mpanuro z'umupadiri w'inararibonye abwira umudiyakoni, wasanga umudiyakoni ari jyewe umugaragu wa Nyagasani, nawe umugaragu wa Nyagasani, twese ari kubwira. Hamwe n'amasomo kizu byacu duteguriye, tujye kuzirikana kuri iryo jambo kowe nanjye tudakwiye ko Yesu yakwinjira iwacu, ngo tuje kuzirikana ku ijambo sacristia. La sacristie, sacristia ni iki? Sacristia bivuga ku kilatini sacre, bivuga lo sacré, ahantu nyine hatunganye. Ngo sacristia ni ahantu haba hari ibikoresho bitagatifu, habitse ibintu bitagatifu. Aho ngaho niho abagiye kwegera Imana, abagiye guhimbaza Imana, cyane cyane mu gitambo cya misa bitegurira. Aho hose ashobora kwitegurira, aho hose habera imyiteguro y'ibintu bitagatifu, kwitegura ibintu bitagatifu. Uyu mudiyakoni rero ni nkaho yaragiye muri sacristia kugira ngo atangire yitoze imbere ya padiri kugira ngo amuhe impanuro azagenderaho. Ati ntawegera tabernakoro atambitse ibirenge. Natwe rero muri aka kanya
ntabwo twakwenagaza ngo twegere Yesu nyirimpuhwe, kandi koko tuzi ko turi abanyabyaha. Ariko Yesu twibuke ko atadutora ko turi intungane, ahubwo aradutunganya. Nawe rero ube hafi kugira ngo Yesu agutunganye. Ubutumwa niwo bugenewe. Ubutumwa bugenewe cyane cyane the responsable, bugenewe cyane cyane abashinzwe abandi, bugenewe cyane cyane abegereza abandi Imana, bugenewe cyane cyane the responsable, abakuru. Kumvise mu isomo rya mbere uburyo Paulo mutagatifu ategura sakristiya neza, akayishyiramo Timote, nuko rero akamubwira ati yobora umuryango w'Imana. Aho iri somo ritwereka ko Nyagasani, umucyo wa Nyagasani ntabwo arobanura. Iyo Nyagasani ajya gukiza, akiza abanyamahanga, agakiza n'abenegihugu, twese akadukiza, agatumbira hamwe kubera impuhwe ze. Kuko Nyagasani atarobana ku butoni, atarobana ku mukiro, ahubwo aza gushakashaka nanjye akanshakashaka twebwe abanyabyaha. Ubwo yinginga Timote ati nugusabira abakuru ba kiliziya, abakuru b'umuryango, abakuru b'igihugu, abategetsi, abayobozi, kujya tubasabira kugira ngo batungane, bashobore koko gutunganya ibyo Imana yabashinze. Isengesho rihoraho ryo gusabirana, cyane cyane abo bashinzwe abandi, abashinzwe kugira ngo abandi bagera heza. Njyewe ya sakristiya koko nyuramo rya sengesho koko rikanyegeza Imana. Paulo mutagatifu aributsa inshingano z'abagabo. Abagabo bari kuvuga ngaha ntabwo ari abagabo koko dojare masculine, ahubwo umugabo ni wa muntu koko ushinzwe abandi, ushinzwe kuvuganira abandi, ufite ikintu ashinzwe, ushinzwe sakristiya, ushinzwe kuza gutegura urutambiro, ushinzwe kuza gutegura abana b'Imana. Ubwo Paulo mutagatifu aguhaye inshingano, nanjye arazimpaye, twese araziduhaye, cyane cyane abinyuza ku bagabo ati none ndashaka abagabo bajya basenga aho bari hose, bakerekeza ibiganza ku ijuru, ibiganza bizira inenge, nta mwaga cyangwa intonganya. Amen, amen, amen. Ngiye sakristiya ngaho ngomba kwitegurira kugira ngo ngeze abandi heza, nanjye koko binsaba kubanza kwitunganya. Ese koko nawe urugo rwawe uraruzamura ku Mana? Uracyabona akanya ko gusenga, ugasengera urugo rwawe, inzu yawe uracyayisengera? Inzu yawe uracyayitura Nyagasani? Ugerageza gukora iki kugira ngo uzane ubutungane mu rugo rwawe? Ukomeze ubyibazaho, nanjye ndacyari kubyibazaho. Ingoro y'Imana kiliziya, ingoro y'Imana urugo rwawe, ariko cyane cyane umutima wawe uracyakira Yesu uko bikwiye. Turazirikana mu ivanjiri y'uyu munsi urugero rw'uyu umusirikare w'umunyamahanga, umunyaroma, ugiye guhura na Nyagasani kandi yari umunyamahanga. Mbere na mbere ni responsable, aravuganira umugaragu we. Mu Bayisiraheli umucakara yari wibagiranywe, ariko dutangazwa n'uburyo umusirikare w'umunyaroma kandi noneho umupagani atinyutse koko akajya gusabira umukiro uyu mugaragu we. Ibi kaza gutwibutsa ko umukiro ugenewe abantu bose, nta namwe Yesu Kristo ajya arobanura. Ndetse by'umwihariko Yesu akunda abanyabyaha, Yesu akunda abanyamahanga, Yesu akunda abantu bose bari kure ye, ariko agatangazwa nuko abantu bari hafi ye batamumenya, atari koko bakataje mu kwemera, agatungurwa nuko abanyamahanga ari bo koko biteguye kwakira umukiro. Nguyu umusirikare ko aduha urugero rw'abasirikare, abaresponsable, abashinzwe abandi, ukumva ko abantu bose bari mu rugo rwawe nagomba guharanira kugira ute kubatagatifuza, kubagirira neza, kubakiza, kubereka Yesu, gutabariza Yesu abo dushinzwe. Muyobozi, aho nawe ujya ujya mu kiliziya ugasenga, ubwira Yesu ibibazo by'abushinzwe, ukabisohoza ku Mana. Nguwo wa musaserdoti ugomba kwitegura mu sakristiya kugira ngo koko aze kwitegura koko guhimbaza Imana, ature imbaga, ature abayoboke b'Imana, abegereza Imana. Njyewe ya sakristiya mwa babyeyi mwe, iri sengesho ry'uyu musirikare niryo tujya tuvuga mbere yo guhazwa. Ubwo Yohani Batista atangira ati dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Nuko umusirikare nawe koko yaduhaye formule nziza muri liturujia, tukikiriza tuti Nyagasani, sinkwiye kwinjira mu nzu yanjye, mu mutima wanjye, muri roho yanjye, ariko uvuga ijambo rimwe gusa mbone gukira, umugaragu wawe akire, umugaragu wanjye akire. Amen, amen, amen. Ngira isengesho ko umukristo yagombye kujya avuga, kuko tutaba tubikwiye, ntabwo dukwiye Yesu, turi abanyabyaha. Koko nakwihandagaza nte nyir'umwanda, kwegera nyir'ubutagatifu,
nabitinyukane. Ariko erezuma kubw'impuhwe z'Imana Yesu araza akagufata handi wari watawe kugira ngo aguhanagure akugire neza. Ese ngewe Yesu Kristo aje kumpanagura ndamwemerera, cyangwa nshobora gukomeza ngakomeza kwegera Yesu kandi koko ndatunganye? Nyamara Yesu Kristo abashaka kugira ngo nawe ugire uruhare, nanjye ngire uruhare mu gutungana kwawe n'ukwanjye. Dutunganire Nyagasani. Kariya jambo rya mupadiri uti, mwana wanjye ntukegere tabernakoro utambitse ibirenge. Nk'uko utagomba kwegera ahantu hatagatifu koko tukagira igitinyiro cy'Imana. Abantu benshi dukunze gutinyuka ibintu bitagatifu. Sakristiya mu gihe bivuga ibintu bitagatifu ahantu hatagatifu, nuko z'icyaha mu sakristiya uwandavuje ingoro y'Imana cyo cyaba kitasakirirego, kwandavuza ibintu bitagatifu, kwandavuza abantu batagatifu, profanation, gukora nyine bidakorwa, gukora amahano, kwandavuza ingoro y'Imana, iyo nayo ni sakirirego. Uyu musirikare koko atwigisha kuhamagara Yesu, ariko nanjye nihutire kwitunganya. Yesu icyo ashaka, arashaka kuntunganya, arashaka ko mubona. Niba nagiye kumuhabwa koko nkamubona kandi nkamuhabwa neza kubera impuhwe z'Imana. Abenshi iri sengesho tujya guhaza tutarishyizeho umutima, ariko rero turamutse turishyizeho umutima wagize ngo twajya guhazwa buriya ntibishoboka. Ariko erezoma mubyeyi garukira aho ngaho, erezoma Nyagasani abiduha ku mpuhwe ze. Ntabwo duhabwa Yesu kuko turi beza, ahubwo tuba beza kubera ko Yesu yabivuze. Ako kanya umugaragu we arakira. Aba Bayahudi nanone baratwerekeza kuri bya bice twabonye by'ingoro, aho abanyamahanga bicaraga, aho Abayahudi ubwabo bicaraga. Nabo koko biragaragara ko bahindutse, bari gusabira uyu munyamahanga nawe umukiro. Nk'uko nanjye nshobora guhinduka igihe cyose nahuye na mugenzi wanjye w'umunyamahanga nkamuvuganira, kuvuganira abandi. Umusirikare aravuganira umugaragu we, Abayahudi bakavuganira umusirikare, byose Yesu akabishima. Ariko Yesu Kristo agashima cyane cyane umunyamahanga. Sinkwiye kwakwinjira mu nzu yanjye kuko simbikwiye. Ntabwo ndi Umuyahudi, ntabwo ndi Umuyisiraheli, ndi umunyamahanga, ndi Umunyaroma, ndi wa wundi koko uri mu bakoroniza umuryango w'Imana, ndi muri babandi koko bari gukandamiza umuryango w'Imana. Ariko Yesu ndakwizeye, wowe ntabwo ureba gusa abo ngabo turi kugira nabi, nta nubwo ureba abo bagira nabi gusa, ahubwo ureba impuhwe zawe. Simbikwiye ariko koko ndabikeneye, Yesu koko untabare. Yesu agahita avuga ijambo bikarangira. Ese ngewe iyo ngiye kwegera Imana, iyo ngiye kwegera mu ngoro ntagatifu mbanza kwitunganya. Iyo ngiye mu sakristiya mbanza kwitunganya, ukuva ko utari ubikwiriye. Hari igihe duhabwa Yesu tukagira ngo ni uburenganzira bwacu, tukagira ngo droit et devoir. Oya mubyeyi, ntabwo ari inshingano, nta nubwo ari uburenganzira, aho gufata aka kantu mu mutwe. Ni impuhwe za Nyagasani. Amen. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu gihugu kimwe muri paruwasi imwe, ngo bashatse uwabafasha gukora mu sakristiya. Bareba ko karere kose barakazenguruka bakajya bamubura. Kandi muri icyo gihe itegeko ryavuga ko bitari byiza gukora mu sakristiya kandi ucuruza amasaka. Bagashakisha uwo baha ubutumwa bwo gukora mu sakristiya bakamubura. Baramushakisha. Bakwikubita ku musore bagasanga ko acuruza amasaka. Bakubita ku mukobwa bagasanga acuruza amasaka. Hose koko babura n'umwe koko udacuruza amasaka wabasha gutegura mu sakristiya, babasha gukora mu sakristiya. Nuko rero embomate bya bintu by'uko Nyagasani atiburira, haza kuza rwose imeze nk'amani imanutse mu ijuru. Haza kuboneka umukobwa umwe we utaracuruzaga amasaka. Uwo mukobwa yitwaga Stella Matutina. Stella Matutina rero akaba ko ari umukobwa w'umunyamutima w'imyitwarire myiza udacuruza amasaka. Ubwo koko babamuhaye ubutumwa bwo gukora mu sakristiya kugira ngo koko ategure iby'Imana, ategure imihango mitagatifu kugira ngo koko abana b'Imana bahimbaza Imana. Wa musakristine Stella akajya nabonekerwa na Yesu. Biba byiza cyane, bibera byiza, ndetse aza no gufata n'icyemezo cy'uko agomba kwiha Imana ku buryo koko iyo sakristiya atazongera kuyivamo iminsi yose y'ubuzima bwe. Nuko arakomeza arakora koko. Umwaka urashira, 2 irashira, 3 irashira, 9 irashira, 12 irashira, 20 irashira. Noneho ngo ageze ku mwaka 25, urumva agomba guhimbaza yubile, akiraho nyine mu sakristiya,
agikorera Imana ngo mu isakrisiya koko. Nuko Stella rero urumva niryo zina rye byatumaga koko akora umurimo koko n'ubwitonzi. Stella matuti bivuga ngo étoile du matin, nkabikira Mariya nyine nyenyeri yo mu rukerera. Nuko rero Stella koko ngo mu gihe icyo gihe koko ahimbazaga yubile y'imyaka 25 amaze koko akora mu ngoro y'Imana. Nuko rero ngo ahimbaza yubile ye ubwo baganiraga na Yesu koko ngo aza kumubonekera ku buryo noneho budasanzwe ubwo yarasanzwe bamubonekeramo. Yesu aramubonekera. Stella agira ubwoba amaze kubona ukuntu Yesu yaraje. Ngo Yesu koko yaje ari kurira cyane bikomeye cyane, ari kurira. Stella arushaho kugira ubwoba, yibaza ukuntu Yesu ari kurira kandi koko ikindi gihe atajyaga arira. Nuko ngo Stella amubaza impamvu ari kurira. Ngo Yesu urarizwa n'iki? Yesu arashavura cyane. Nuko Yesu arangije aramubwira ati mbabajwe nuko ndi kurira ariho ndi kuririra. Stella arushaho kugira ubwoba ati kubera iki se Yesu? Nuko Yesu aramubwira ati ndikurizwa nuko imyaka 25 yose umaze utarampabwa, yumvikana utaragukarisiya. Stella atangira kuburana na Yesu ati Yesu koko imyaka 25 yose urabona ukuntu koko bari barabuze umuntu batuma hano, bari barabuze mu bandi bakobwa bose, ariko ninjye gusa washobora gukanyakanya. None koko ndaje uko koko wambwira ute buri munsi ndaguhabwa, buri munsi nagukarisiye, buri munsi nibitegura, buri munsi. Yesu koko rwose ntago ari byo Yesu ntago ari. Nuko rero Stella atangira guhangana na Yesu. Nuko Yesu aramubwira ati ndi kurira bikomeye cyane, mbabajwe nuko wahindangije ingoro yanjye. Nuko Stella neza ahita agwa yubamye ku butaka, aratangira ararira bikomeye cyane. Ngaho yibaza icyarizaga Stella rero icyamurizaga ngo yatekereje uburyo bwose bwo muri imyaka 25 koko yahabwaga Yesu, agakora imihango mitagatifu agategura koko. Ariko icyo gihe cyose koko aza kwibuka ko muri iyo minsi yose nawe yacuruzaga amasaka, gusa nuko ntawe yigeze amubona. None koko ikimurijije nukubona Yesu koko abimwibwiriye, kandi icyo gihe cyose koko yakimaze nta muntu n'umubizi. Myaka 25 yose arayimaze acuruza amasaka, kandi koko ryategeko ryavugaga riti nta muntu wo gukora mu sakrisiya ugomba gucuruza amasaka. Nuko Stella abwira Yesu ati Yesu ni koko sinari nkwiriye gukora mu ngoro yawe. Nyuma yuko Stella koko amaze kwisuzuma koko asanga iyo myaka yose yaramaze koko yahabwaga Yesu atigeze na rimwe yitegura, yongera gusanga ko icyo gihe cyose amaze yarakomeje kumubangikanya n'amasaka. Aza kuvuga ko kenshi yazaga gutegura yabaga avuye gucuruza amasaka. Ubuzima bwa Stella icyakurikiye koko bwawe bwo gusaba Yesu imbabazi. Bishoboke ko yagiye mu ntera penitensiya, bishoboke ko yatangiye kwitunganya, noneho bishoboke ko noneho asigaye ahabwa Yesu koko nyuma y'imyaka 25 yose. Mbabajwe nuko utarampabwa, mbabajwe nuko yintangije ingoro yanjye. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Nguko ko wowe nanjye dushaka kujya ku meza matagatifu tukumva ijambo ry'Imana tugahabwa Yesu, ariko ujye ucunga niba ujye umuhabwa koko. Wasanga ko ujye umuhabwa kubera koko ndi padiri sinabura guhabwa Yesu, nkora mu isakrisiya sinabura guhabwa Yesu, nsomye ijambo ry'Imana sinabura guhabwa Yesu. Ukajya wumva zarabaye droit zawe, ukajya wumva ari inshingano zawe guhabwa Yesu, nyamara ukaza kwibagirwa ko ari faveur. Pas de droit et devoir, ce sont des faveurs. Ni faveur Nyagasani tugirira ababyeyi mwe kugira ngo tumuhabwe. Abenshi kuko kumva Yesu ariko ni kangahe njya mpinduka, abenshi kuko duhabwa Yesu ariko ni kangahe se ajya mpindura. Natwe tuzi kuvuga uyu munsi intero nimwe ati Nyagasani sinkwiye kwakwinjira iwanjye kuko simbikwiye, ariko ndakwizeye Yesu mwiza. Ushobora kuvuga ijambo rimwe gusa ndi kure, ubundi nkaza nkaguhabwa kandi ngakira. Nguko mwababyeyi mwe, natwe iyo tuza mu ngoro y'Imana tujye tuguma inyuma gatoya tubanze twihanagure. Kwa kundi koko uza uhagaze ukanza ukihanagura ibyondo, umucafu, ivumbi, ibitaka, ibyaha. Warangiza ukajya wakwinjira mu ngoro ukicara ukumva Yesu, ugatega Yesu amatwi. Watega Yesu amatwi koko ukanamupfukamira Saint de Saint. Aho ngaho koko ukabasha kwegera iyo tabernakoro
ya Yezu ntukayihangare gusa udapfukamye. Ntabwo ushobora kwakira Yezu utarapfukama, bishatse kuvuga utaricisha bugufi. Nuko rero wakwegera Yezu koko ukamuhabwa neza, kuko ntabwo ushobora kwegera utabera ko rutambitse ibirenge ngo bikunde. Bigusaba kugororoka, bigusaba buri gihe kugororoka gake gashoboka, le minimum possible, kugira ngo Nyagasani abe ari gutagatifuza. Ariko nawe wateye intambwe nk'uriya musirikare, nawe ugatera intambwe kuko uzi ushakashaka Yezu kugira ngo agire ate agukirize umugaragu. Uze kureba inshuro zose wowe nanjye tumara imbere ya Yezu. Ariko Yezu nawe ashobora kuza gutungura umunsi wawe akubwira ati imyaka 25 umaze, imyaka myinshi umaze unkorera, uri kumwe nanjye, witegura, uri muri sakristiya aho witegurira kwegera Imana. Nturampabwa, nturambona, nditurahura, ntabwo nzi. Bikaza kurangira nanjye nguye hasi kubera iki? Nsanze koko naracuruzaga amasaka. Mukristo muvandimwe, ntukavanye amasaka n'amasakramentu. Uze kureba ingeso zo kunyura mu masaka, aho ajya unyura mu masaka hose, maze nawe upfuka mu birezo uti Yezu, aha nanyuze mu masaka nguvanga n'amasakramentu yawe. Yezu mbabarire, koko narakuvangiye Yezu mwiza. Wongere ugaruke murongo mwiza w'abana b'Imana. Yezu akunda abamwegera, ntiyanga bamusanga, ahubwo bakaza koko akabasanganira, akabavana mu masaka, bityo koko akabaha amasakramentu ye kubera impuhwe ze. Ibiganza byakoze kuri Yezu ntibikorakora, kandi ngo uyambariza kwishyiga ikagusiga ivu. Twese rero twige koko kujya mu kiliziya, mu sakristiya, twoye kuguma ku mashyiga, tujya mu ngoro, twinjire mu ngoro y'Imana, maze ko dutunganye ingoro y'Imana. Nifuza gusoreza ku nteruro nziza mutagatifu hani Maria Vianney, ubwo dushishikariza guhabwa Yezu nubwo tutabikwiye, ariko nanone tukagira uburyo kuko twitunganya. Ubwo yavuze ati mujye muza muhabwe Yezu, mumuhabwe kenshi, muhazwe. Yego ntimubikwiye, ariko murabikeneye. Amen, 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 amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.